Reka nongere mbahe ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Jean Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Ve'Yaakov Ba'Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholchim lilochot hayom. Ese ni iki tugiye kuganira uyu munsi? Tugiye kuganira ku ntambara ya Iran na Israeli, ubuhanuzi, abantu barabivugaho iki, ese ibintu ukuri kwabyo ni ukuhe? Niba ushaka kumenya ukuri kw'ibintu nta handi ubibona usibye muri iyi video, ngiye kubigusobanurira mbive muzi kugira ngo noneho usobanukirwe urebe ukuntu ibintu bimeze. Mbazi mbasuzera mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Nkuko mbikubwiye, tugiye kureba ubuhanuzi bwa Irani na Israeli. Ese byarangiye nk'uko abantu babyibwira, ahubwo se byari byatangira? Ubwoko bw'Imana bugomba kubanza kumenyekana kugira ngo ibintu bisobanuke. Gushimira none ukomeje kwiyandikisha subscribe, nawe utariyandikisha subscribe, kuko hano niho ugiye kuzajya uvana ukuri nyakuri ku bijyanye n'ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Ndakubwira rero ni kandaho ukande like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, kandi wibuke ko ukuri kubohora imbohe. Ngiye rero kubereka abantu batandukanye icyo babivugaho, noneho nanjye nkubwire icyo mbitekerezaho, ubundi tuze gufata umwanzuro nkwereke uko ibintu bimeze, ngira ngo nawe urahita usobanukirwa. Kandi aho like rero tuzamuke nk'uko bisanzwe, ni ubuntu nta kiguzi, kandi uku kuri reka kukubature. Ushaka ukuri, umenye ukuri, usangize abandi ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntuzigera ubona Imana na rimwe. On the minds of every Jew, American, Iranian, and every free-minded person. Right now, we are all concerned about the war in Israel, and particularly about the war Israel and Iran. To share a few thoughts on this situation. We said many times that this is not a physical war, it's a spiritual war. And therefore each one of us needs to take part in this war. It's a war of light over darkness, good over evil. And it is no wonder that the war actually started on June 13th, which is 6/13 on the solar calendar, which implies the 613 commandments of the Torah. Abanyamerika ba Israeli, tuganire kuri intambara ya Irani na Israeli. Iyi akaba ari intambara y'urumuri n'umwijima, kandi iyi ntambara yatangiye ku itariki ya 13 z'ukwa gatandatu, bikaba bihwana n'aya mategeko y'ubwoko bw'Imana ya kera 613. Iyi rero akaba ari intambara y'umwuka nkuko tugiye kwibona. Uwo ni umurabai uri kubisobanura aho ngaho. That these four words, Ema, which means fear, and darkness, and big, and fallen, represents the four different exiles of the Jewish people. Ema, fear, represents Babylon. Chashecha, darkness, represents Madai. Gedola, big, represents Yavan, Greece. And Nepheles, the fall, says the Targum Yonasan. This is the kingdom of Paras, which is Persia, Iran, which will fall in the end, and v'lo tiyeh la tukuma la'olmei elamim, and will never again rise. Aya magambo rero anenge kubasangiza, harimo ubwoba, harimo umwijima, ayo yose asobanura ubuyobozi bwagiye busimburana. Ubwoba bukaba busigura Babuloni, noneho iya nyuma ikaba ari ubwami bwa Persia, ariyo Irani. Irani tugomba kwihashya kugeza igihe tuyisenye burundu, ku buryo itazongera kubyutsa umutwe bibaho na rimwe. Umve ko Irani bemeza ko ariyo Persia, ntabwo bihakana, ariko nkuko nabikubwiye bagombye kuba ari inshuti z'akadasohoka za Irani. Kuki batari inshuti? Reka dukomeze tuyumve uko bimeze. To quote the Yalkut Shimoni in Yeshaya and Isaiah, Remez Tov Tzadik Tes, number 499.
This was a Yaakov Shimoni that the Rebbe spoke about many years ago, in 91, at the Persian Gulf War, and now it is more relevant than ever before. Says the Yaakov Shimoni, Omar Rabbi Yitzchak says, Shana Shemelech HaMashiach Nigla, the year that the Messiah is going to reveal himself. That year, Melech Poras, the king of Persia, the king of Iran, will create great havoc in the Middle East. And he's going to claim that he wants to destroy the entire world. Now, in those days, there were no nukes, but today, in modern terminology, he says that he threatened the world with a nuclear bomb. Reka nkoreshe amagambo y'umuhanga Yaakov Shimoni yavuze mu 1991. Igihe ubutegetsi bwa Irani buzaba buhangawe na Israheli, nibwo umwami Mashiach wabo azigaragaza. Icyo gihe nta nyuko bafite, ariko biragenda byigaragaza ko ibyo bihe noneho biri kugenda bisoza, ko Irani iri kugenda ivuga ngo igiye gusandaza isi yose. None ngiye nkubaze, wegeze wumva Irani ivuga ngo igiye gusandaza isi yose? Turakomeza tubireba, wumva abo bantu uko bameze, ngo uwo mwaka Irani bazayigusha, ngo nibwo Masaya wabo azaza. Birakubwira iki? Ni wa mwantikristo wabo bagiye kuzana, kuko Imana ntabwo itubwira ngo Irani nisenyuka nibwo Mashiya wabo cyangwa Mashiya umwami w'umukiza w'isi yose, Yeshua HaMashiach, Kristo azaza. Ibyo ntaho tubizi. Wumve, ndashaka kubwira ibintu kugira ngo wumve imitekerereze y'abantu ibyo baba batekereza, ureke bimwe by'abanyarwanda baza bakandika ibidahuye. Tegereza, ufate umwanya, wumve iyi video, wumve ukuntu ibintu by'isi bimeze. Uyu mwaka wumve impamvu bateye Irani bari kwishyira hasi, nuko bashaka kuzana amashiya wabo bavuge ngo ubuhanuzi bw'Imana barashoje. Tegereza ukomeze wumve ibintu, niba koko ushaka kumenya ukuri kw'isi, naha ngaho uri bubone muri iyi video. Niyo mpamvu nanjye yafashe umwanya kugira ngo yitegure, noneho ibintu byose bibasangize kugira ngo mwumve koko imyumvire ya nyayo y'ibi bintu by'isi aho bigana. Furthermore, this war is called the War of the Rising Lion. To quote from the book of Numbers, Hein Kalavi Yakum. What does it mean that the Jewish people are like a rising lion? Let me tell you what Rashi says. It says, Rashi, it means that we rise in the morning like a lion, lach toif ha-mitzvah is to grab, to do mitzvahs. That is the meaning of a rising lion. Arakomeza agira ati, iyi ntambara nk'uko twababwiye ni intambara y'intare ibyutse. Twebwe ubwacu Abayahudi uko yivuga, tumeze nk'intare ibyutse ibyuka mu gitondo ikora mitzvah. Mitzvah ni amasengesho yabo ngo bakora, akaba ibyo bigaragaza ko ngo bameze nk'intare ibyutse. Dukomeze twumve. Bisha shemelech HaMashiach ba, which means the time or the hour that the Mashiach will come. Says the Yaakov Shimoni, Oimeid al Gag Beis Hamikdash. He will stand upon the roof of the Holy Temple. V'hu mashmiya, and he will call out to the world and say, Anovim, humble ones. Higia Zuman Gulaschem, the time for your redemption has arrived. Ngibi rero bikaba bisobanuye ko uyu mwaka nyine iki gihugu Irani kizaba aribwo Mashiya wabo azaza, noneho ngakajya ku gisenge cya rwa rusengero. Ngariko nubwo tavuga ko azahagarara hejuru rwa rusengero, ubivuga ko azaba ahagaze ku isi yose. Aha ngaha bivuze ko byanze bikunze barashaka kubaka rwa rusengero rwabo, rwa rusengero ruzubakwa na muntu, umenye ko urusengero rutazubakwa n'abantu, ahubwo ruzazanwa n'Imana. Humble ones, the time for your redemption has arrived. So this is the message. The time for your redemption has arrived. We got to rise up like a lion. We got to grab mitzvahs, the last few opportunities before Mashiach comes. But we have to be strong and steadfast in our faith, in our trust that we're going to be victorious. It's going to be a big victory, not only for Am Yisrael, not only for Israel, but for the entire world, a world of peace and harmony with the coming of Mashiach from Hey to Bimenu. Amen. Agasoza rero mu bintu bike nakoze, arasoza avuga ati, bantu b'Imana, agakiza kacu karaje, umukiza wacu Mashiach agiye kuza,
azasange mwiteguye mugire ingufu, kuko naza ntabwo bizaba ari intsinzi gusa ya Isiraheli, ahubwo bizaba ari intsinzi y'isi yose. Niko bivuga, niko arangiza avuga. Urumva ko imyumvire yabo bafite n'imyumvire y'abantu mu madini turi bizaho muri iyi video, kuko iyi video yikurikire ugeze ku musozo, kuko ibiri burangize bwa nyuma nibyo bikwereka noneho niba ukora ukuri, icyo ugomba kwizera n'iki. Nabazaniye abantu nka 4 5 6 batandukanye barindwi, twumva icyo buri wese avuga, nanjye ndashyiraho akanjye, none ukoresha imyumvire yawe urebe aho isi iri, ureke bimwe abantu babwira, wumve uko isi imeze itekereza muri no minsi. Dukomeze rero turebe iyi video, kuko nakubwira none naravuze ati nereka nihangane nyikore, kuko nzi neza kizagira akamaro benshi bashaka kumva ukuri, apana bari mu buyobe. Yehudim will fall. And Yah says that he's going to absolutely break and destroy the nation that is in the Middle East right now that everyone calls Israel. They are not Israel. They are imposters. They are Ashkenaz and Sephardic Jews. They are people who are dwelling in the tents of Shem. Those are sons of Ashkenaz, and they come from, I think it is Japheth's line. They are not the biblical Shemites. They are not the seed of Abraham, Isaac, and Jacob. And you heard in this live prophecy God addressing true Israel, which is scattered all over the world, with a large portion of it here under the title Judah and all the surrounding islands that are around the United States. Israel is also partially in Africa. Israel is also partially in Asia. Asia has parts of Israel, as well as a large contingent in South America. The people that everybody thinks are the Jews are not the Jews. And this was revealed to me sovereignly by God in 2016. Uwo rero mumaze kumva yitwa Seresho, akaba ahanura ubuhanuzi bwinshi bunyuranye. Ubwamugize icyabamare cyane n'ubuhanuzi yahanuriye TD Jakes hashize amezi biraba, n'ibindi byinshi agenda ahanura biri kuri channel ye, wagenda ukareba, yitwa Master's Voice. Wakandikamo Seresho Master's Voice channel, ukagenda ukareba ubuhanuzi bwinshi ahanura, ubuhanuzi bwinshi bugenda busoza. Aragira ati rero Yehudim niko bari abantu bitwa, bijyanye muri kiriya gihugu cya Isiraheli, ntabwo ari cyo gihugu cyabo, bitwa Ashkenaz, bakomoka kuri Yafet. Baragiye bafata kiriya gihugu, benshi babita ko aribo Isiraheli, ariko ntabwo aribo Isiraheli. Imana rero ikaba igiye kuhananura, bakaba bagiye kugwa byanze bikunze, nta kizayibuza, ngo n'ubuhanuzi yahawe muri 2016. Agenda atanga ubuhanuzi bwa 2012, 14, 16, 14, 18, 20, kugenda uzamuka. Urebe kuri channel ye, ubwo buhanuzi bwose urabubonaho. Hari bwinshi ntagenda asobanura, ariko bwamugize ikimenye bose cyane nibyo yahanuriye TD Jakes bukeye biraba. Ahanurira abantu benshi banyuranye, akaba avuga rero ko bano bantu bijyanye muri Israel bavuye hariya mu Burayi, ko atari bo bwoko bw'Imana, ko ahubwo ubwoko bw'Imana bunyanyagiye hirya mu mpande enye z'isi, yaba muri Amerika y'Amajyepfo, yaba muri Aziya, yaba muri Afurika, niho ubwoko nyabwo bw'Imana buri. Aho ngaho nkaba nemera na Seresho, kuko nanjye nzi neza ko ariko kuri bari abantu atari bo bwoko bw'Imana. Dukomeze rero mbahe n'abandi bantu mwumva icyo abantu bose batekereza, none tuze kugera ku mwanzuro nyuma. Chapter 10. Again, we're looking at Revelation 9 here, but the trumpets end in Revelation 11. So there's a chapter that is wedged in between there, a parenthetical chapter, Revelation 10. And it's part of the skeletal structure of the book of Revelation pertaining to the timing of this war, the Sixth Trumpet War. I'm here to teach you today that the Sixth Trumpet War will happen before the Great Tribulation. Okay? So it really, on God's prophetic timeline, it could happen at any time. The Bible foretells the Sixth Trumpet War will happen before the Great Tribulation. I wanted to say it again. Uyu we rero akaba yitwa David Robinson wo kuri End Time. Uyu rero we arakubwira iby'intambara, iyi ntambara yarurangiza igiye kuza, ko iyo ntambara izaba mbere ya makuba ya nyuma. Bikakubwira babisanga mu gitabo cy'ibyahishuwe ko intambara karundura bavuga izatwara kimwe cy'abatuye isi yose izaba mbere ya makuba. Amakuba ntago azaba mbere y'iyo ntambara. The Great Tribulation begins
3.5 years prior to the Battle of Armageddon and the second coming of Jesus Christ. Daniel 7:25 tells us that this explicitly. It says that the little horn, the Antichrist, will make war against the saints for time, times, and half a time. Times 1 year, times is 2 years, and half a time is half a year. So it's 3.5 years. Revelation 13:5 says the same thing. It's the same prophecy, but it states it in a different way. It says power was given unto him, the Antichrist, to continue 42 months. It's talking about the Great Tribulation here. Arakomeza agira ati rero mu gitabo cya Daniel 25 batubwira ko ayo makuba azaba imyaka 3 n'igice ubutegetsi bumaze guhabwa Antikristo. Hano rero ngewe aho numvikana na Dave ni habiri nuko ntavuga ubwoko bw'Imana ni bande kandi noneho bo bagendera muri bwa buhanuzi buvugwa cyane bwa buhanuzi bwa Satani uko nyine babo bashyizemo nubwo abisobanura akabisobanura muri uwo mujyo ariko turaza kureba aho anyuranya n'ubuhanuzi nyabwo tumaze kubona koko ubwoko bw'Imana ni bande. Ibyo avuga byo nyine ubuhanuzi bwabo bavuze uko bizagenda Antikristo ko bazaza ibyo byose ni ibintu nko mu rugo ni ibintu bye arabizi byo ntago navuga ngo ntago ari byo ariko icyo ngewe mvuga nuko ntabwo nari numva avuga ko ubwoko bw'Imana arabirabura ntabwo nari numva avuga ubuhanuzi bw'Imana ubwoko bw'Imana nyine buzagenda muri icyo gihugu buzahura nayo makuba y'imperuka ni bande ntabwo mbese babivuga nabo babivuga nkuko nyine babibwiwe ariko mu kubisesengura abisesengura muri uwo mujyo wabo bikurikije ubuhanuzi bwa Satani abisesengura neza pe ariko mu buhanuzi bw'Imana kuko ubwoko bw'Imana arabirabura ko ntajyayo kuko nyine sinzi ngashobora kuba atabizi cyangwa se niba abyirengagiza nkana nabyo simbizi. And this is when he makes war with the saints and prevails against them. So time, times, and half a time from Daniel 7:25 is referring to the same amount of time as the 42 months referenced in Revelation 13:5. And then in Revelation 12:6, it says the dragon made war against the woman for 1,260 days. 1,260 days, it's the same thing, 3.5 years. In Matthew 24:15 through 21, Jesus said the Great Tribulation would begin at the abomination of desolation, which is when the Antichrist stands in a third temple proclaiming to be God. When that event occurs, the Jews living in Judea, the West Bank, will have to flee because there will be great tribulation, greater than there's ever been or ever will be again. Akakomeza agira ati rero rwa ruyoka ruzagira intambara n'umugore. Umugore wibuke ko hano ashushanya ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Aho byerekana ko bwa bwoko nimara kumenyekana ubwoko bwa Isiraheli nibwo Satani bambari be Antikristo bazashaka kumurwanya. Bizakorwa mu mezi 42 ariyo ahwana na ya myaka 3 n'igice ariyo minsi 1260. Aravuga ati rero icyo gihe nibwo Antikristo azajya muri rwa rusengero bazubaka i Yerusalemu akicaramo akivuga ngo ni Imana. Ibyo rero nibyo bateganya muri ubwo buhanuzi bwabo bwa Satani bavuga bizaza ariko turaza kureba uko ubuhanuzi bw'Imana nabwo buteye. But if you go back to Revelation 9, verse 13 through 21, where it talks about the sixth trumpet war, that's going to occur and kill 1/3 of the human race, and that's Revelation 9. Then in verse 10, the great tribulation starts. That's going to begin there, and we don't know how far before the Great Tribulation the war takes place. It could be 2 years, it could be 4 years, we don't know for sure. It could be 5 years. But that information is not revealed to us. But what I wanted to do here today is to talk to you about Revelation 9:13 through 21. Loose the 4 angels bound in the great river Euphrates, 4 to kill 1/3 part of all of mankind. And I heard an army of 200 million men participate in that war. Twibande rero ku byahishuwe 9, 10 turebye iyo ntambara. Iyo ntambara kundura izatwara 1/3 cy'isi cy'abantu batuye isi bazapfa. Ntabwo tuzi igihe izatangira. Nimba ari imyaka 2 cyangwa 5 mbere ya makuba y'isi. Ibyo ntabwo tubizi. Ariko tuzi cyo nuko niba hazaba hasigaye imyaka 3 n'igice kugira ngo ya makuba atarigeze abaho kuva isi yaremwa aba. I don't know this for sure. I'm speculating, but this certainly could, what's going on here,
certainly could end up in a World War III scenario. Could it go away tomorrow? Unlikely, but anything's possible. I got to tell you, doesn't look like it's going to, especially if what Dmitry Medvedev of Russia said, that other nations could start arming Iran with nuclear weapons. This is in your news. And then we would be, World War III would be off to the races. So, ibi rero ni ibyiyumviro byanjye kuko ntawe uzi igihe iyo ntambara izatera. Ese birashoboka ko yatangirira mu gitondo? Oya, ko bigaragara ntabwo ariko bimeze. Ariko dukurikije amagambo avugwa nka Dmitry Medvedev wo mu Burusiya ko bagiye gutangira guha Irani intwaro za kirimbuzi zifite nuclear, zifite bombe atomike, ibintu ntawamenye ibyabyo, gusa tutegereze kuko biri mu makuru ahantu hose, ngira ngo murabibona. Tutegereze rero turebe aho ibintu bigana. How will Russia and China respond? Because they're losing their proxy. Iran is Russia and China's proxy in the Middle East. And I want you to understand that's why I'm taking a little time here before I got to the calls, because we're going to live through this whole weekend. This isn't going to be done today. They're calling this a campaign. Prime Minister Netanyahu said that it's going to be days, if not longer than that, before this thing's over with. Arakomeza agira ati ntawamenye ukuntu Uburusiya n'Ubushinwa bizifata muri ibi bintu kuko biri kugenda bibura umufatanyamikorwa wabo ukomeye cyane ari we Iran. Ariko ngo tubizi, Benjamin Netanyahu yavuze ko ibintu bizatwara iminsi myinshi atari ibintu byo guhutiraho ngo bite birangira. Niyo mpamvu ngo nawe abigendamo gahoro, ariko tuzi neza uko filime izarangira, uko igitabo kirangira, byose bizarangira ubwoko bw'Imana bugiye hanze. Ibyo byose ni ibintu batavuga, ariko turaza kubireba nyuma impamvu ibi bintu byagizwe ubwiru kugeza maginga imyaka 2500 ikabishize. Muri bintu shiri kubute ubyumve neza, komeza urebe video, nubwo nzi ko ishobora kuba ndende kubera ko ibi bintu maze iminsi mbitekereza kugira no mbibakirire hanze byose no mwumva ukuntu biteye. And I think it's going to be a prolonged event because they're done. Netanyahu, if you heard his speech that he gave, he said 80 years ago we went through the Holocaust, and after we come out of that, we said never again. He said, well, this is our never again moment right now with Iran and the bombing their nuclear aspirations. And when Prime Minister Netanyahu says this is our never again moment, I promise you, everybody in Israel knows exactly what he's talking about. Iran irarangiye, dukurikije amagambo Netanyahu avuga ko mu myaka 80 ishize bakorewe genocide. Ngo baravuga ngo never again. Ngari ko iki nicyo gihe cyanyacyo cya Israel cyo kuvuga ngo never again, ngo basenya Iran ubushobozi bwayo bwo kuba yakora intwaro kirimbuzi, bombe atomique, nuclear bomb. Ibyo byose biragaragaza ko ari never again, kandi buri muntu wose wo muri Israel uyu munsi arumva neza icyo never again isobanuye. Ngo barangiye, urumva ko bo mu mitwe yabo baravuga bati Iran irarangiye, ntabwo izongera kubyutsa umutwe habe na gato. Ariko se niko bimeze? Niko abantu bibwira? Turakomeza twumva ibintu, hari n'abandi bari buze bavuga bati okay, dore uko bimeze, ariko urundi ruhande narwo tureba icyo ruvuga, kuko nzi neza ko ahubwo ibintu ntabwo byagatangira, ahubwo ni ubuhanuzi bw'Imana bumeze ni nko gukoza agati mu ntozi. Kandi ndi kwibaza ariko Mana, kubera iki ugomba kureka ibintu bitinda? Wadomyeho gutya kandi twereka ukuri. Ijwi rirambwira ati no, tegereza kugira ngo Imana yigaragaze iramanzi kareka Satani ikibonekeza. Ndaza kubikwereka. Nibyo nahise mubwirwa, nibyo nahise nerekwa. Imana ntabwo ishobora kurwanya Satani ari hasi. Imana ireka kamanzi kareka Satani akazamuka, abantu bose bakavuga wow, who can fight the beast? Hawe abantu bose bakavuga ati ibintu byararangiye. Ariko tubizi, niyo mpamvu ari byiza kujya muri ubuhanuzi ukabwumva neza ukabumenya ko ibi biri kugaragara nkaho Israel ngo yashyize Iran hasi. Ndakubwiye nta kiratangira, nta kintu cyari cyaba. Reka dukomeze twumve.
you know, I don't want World War III to happen. Certainly, of course not. But the Bible prophesies that it is coming. One of the things also that I want to mention is that the people that believe in a pre-tribulation rapture, they can't even talk about Revelation 9 in this conflict because they believe the church is going to be gone when the seals, trumpets, and vials take place. So what will you say? If you believe in a pre-trib and you're a prophecy teacher, how will you connect all of the dots on this? ntabwo nifuza ko intambara iba intambara ya gatatu y'isi kuko izica abantu benshi cyane ariko n'ubuhanuzi bwanditse muri Bibiliya kandi biba byanditse bigomba kuzaba ntababibuza. Ariko dusubire inyuma gatoya nk'abantu batekereza ko ngo itorero rizaba ryaragiye, ntabwo bashobora gusobanura ibyahishuwe 9 kuko nta murongo n'umwe bagenderaho basobanura ibyahishuwe 9 nko muri intambara ya Irani na Isiraheli. Ntacyo baba bafite kuvuga, bavuga ngo itorero rizaba ryagiye ariko ntawe rizaba ryaragiye, rizaba rigihari, rizaba rihari. Hano rero akaba ariho nkuriza numvikana neza n'ubidev kuko nanjye nemeza ko ubwoko bw'Imana cyangwa se n'amatorero byose bwo mu itorero nta hantu hamwe rizaba ryaragiye, abantu bose bazaba bakiri hano. Murabivuga iteka mwe nkubwira ngo abantu bamaze kwanduza isi none ngo barashaka gufata umunyenga wo kujya mu ijuru n'ibyaha byabo. Mu ijuru wajya ute abantu nta n'umukiranuka? Abantu bose bazaba bari hano byanze bikunze, niko bimeze. Utabyumva rero nategereze arebe nkuko Deva bivuga nawe hano aravuga ati wabisobanura ute, kuko nimba wewe wizerera muko itorero rizaba ryaragiye ngaho sobanura ibyizi ntambara n'amakuba yose uko azaba. Ntushobora kubisobanura kuko nyine barakubeshye abantu babyigisha nawe ntabwo babyumva. Dukomeze twumve. But if you understand the church is going to be here all the way through, and that the first 4 seals have already occurred, and the first 5 trumpets have already occurred, and we're staring the 6th one, which is this Middle East war, right in the face, then it just makes sense, doesn't it? And so that's why it's important to understand the truth about the timing of some of these things, to get the book of Revelation right, to understand the book of Revelation is the unveiling of the revealing of Jesus Christ and how it all lays out. And there's 4 accounts, at least 4 accounts, of the second coming of Jesus Christ in the book of Revelation. Once you understand all that and understand we're already off into the seals and already off into the trumpets, wow, it just really opens up the Bible. Ibi bintu ntushobora kubyumva utumva neza ko itorero rizaba rikiri hano kugeza igihe cyose. Itorero rizaba rikiri hano, ibimenyetso bimaze kugaragara, byinshi biragaragara, hasigaye ikimenyetso cyanyuma ari iki intambara nyine intambara karundura igiye kuzaba, kandi no intambara kabona yaratangiye, kandi no mwese muracyari hano. None rero ibi bintu kugira ngo byumve neza ugomba kumenya ko itorero rizaba rikiri hano, noneho ibi bikagufasha noneho kumva neza Bibiliya. Nibyo bizagufasha kumva Bibiliya neza niba uzi neza ko itorero nta bizaba ryaragiye, rizaba rikiri hano. Ko natwe tubyumva, nanjye niko byemera, nemera neza ko ijambo rivuga ngo abazihangana kugeza ku munota wa nyuma nibo bazakira. Kandi noneho akoresha uko kuri Nowa byagenze, uko kuri Lot byagenze, abantu bose benshi they were taken bavuga abantu babeshye, ntabwo bavuga ngo bazajyanwa mu ijuru badapfuye, ahubwo taken no kwicwa. Benshi bazaba nyine muri iyo ntambara, kimwe cya gatatu cy'abatuye isi yose. Noneho n'ibindi bizaba ntawe bizi uko Imana ibipanga kuzabigenza, ariko tuzi neza ko itorero rizaba rikiri hano, ntawe rizaba ryaragiye. Niko nanjye ndyemera. We have to be united, and we are united like never before. Not only are we united, the whole world is united. No one is complaining. Even our worst enemies, they're not complaining that civilians are getting killed in Tehran. Nobody's doing that. Uyu rero nawe akaba undi mu rabayi nkuzaniye witwa Manisi najya mwemera ko ibintu avuga hano noneho sinzi ababivanye. Ngisi yose ngiri hamwe, isi yose imeze neza iri hamwe. Ese koko isi yose ikizwe hamwe n'intambara Israel gabye kuri Iran? Ni kumeze nawe koko uri kumwe nabo, ibyo bakora koko urumva ubishyigikiye? Nimba wumva uri kumwe nabo byandikemo, niba wumva utari kumwe nabo byandikemo nabwo, ariko ngewe ntabwo ndi kumwe nabo abantu
bigize ubwoko bw'Imana ku ngufu. Ariko natekereje neza mvuga nti no mu zindi video turi burebe nyuma, aba bantu nta joke, nta mikino bafite, barashaka kwitwa Israel ku ngufu. Byanze bikunze babonaga ko Irani nikomeza kuzamuka izabibabuza, izabibatesha. Turaza kubireba. Ariko nanone nakubwiye bose umva ko bari kwemeza ko Irani niyo Persia, kandi Persia yarabakijije. Nimba ko yarabakijije ikabavana i Babuloni ikabajyana mu gihugu cyabo, kuki bashaka kuyishyura, kuyivuna kugira ngo bayihanagure ku ikarita, ahubwo nk'uko bavuga ngo nishaka kubahanagura? Ibintu byose uko byagiye bikura murabizi, bendereza Irani, barangiza noneho bakiyiriza bakavuga ngo niyo iri kubatwika, ngo niyo iri kubavuna. Ibintu biranababaza. Ngaho mbwira nk'umuntu nk'uyu uri kuvuga ngo isi yose iri hamwe, isi yose ize hamwe kubera ko ngo Israel ngo yateye ibombe muri Irani nk'uko ubona aho ngaho. Ibaze no n'abantu bapfuyemo, ibaze amafoto tutabona ibyo bakoze. Turakomeza tureba uko ibintu bimeze. When you get to Psalm 83, there's two things that leap out at you. One is that the players there are not the same players as Ezekiel 38. In fact, they're the immediate neighbors. Second thing that leaps out at you is the motivation isn't spoil. It's to wipe Israel off the map. So as you read Psalm 83, it's rather startling because it sounds like it's drawn from current headlines. You can almost see Ahmadinejad saying, wiping Israel off the map. When I first heard him, sworn to do. When I first heard him say that, I rejoiced. That's the first time I ever heard them admit they were on their map. So, but the point is, only a prophecy teacher rejoices at such a. No, well, but the point really is that the immediate neighbors confederate with the specific objective of wiping off the map, and the psalmist, last of the Asaph Psalms, calls for God to deal with that, and so there is a scenario that's inferred here, is that Israel will succeed against them. Wow. Areba igihe umva ibintu abantu bavuga, kandi aba nibo bahanga babo nyine barabyize barayiminuza ibintu bivuga wow. Uyu yitwa Chuck Missler, akari umuntu umwe mu bavuga butumwa babo bemera cyane. Arimo aragira ati Zaburi 83, ngo muri Zaburi 83 intego ngo yabo ngo no guhanagura Israel ku ikarita y'isi. Nibyo cyane ngo byashyizwe mu majwi n'uwo bitaga Mahmoud Ahmadinejad, wari perezida wa Iran. Ariko ngicyo gihe ngo byatumye yishima cyane, ngo kuko noneho ngo byibukije ko ngo noneho ngo Israel ngiba ku ikarita y'isi. Nibyo bari guseka. Ariko reka ngusobanure, wibuke wumve ukuntu aba bantu kubatahura ni ibintu byoroshye cyane. Zaburi 83 byari bya bihugu nakubwiye, birimo Abarabu, birimo Amon, birimo ayo moko yose byaje hamwe kugira ngo biteranire ubwoko bw'Imana bw'abirabura bubasenye, batazongera kwibukwa ukundi. Ubwo basenywaga nyuma ya 70, nyuma y'ivuka rya Kristo, ubwo Abaroma basenyaga Israel nyayo, ubwoko bw'Imana bw'abirabura. Niko byagenze, niko kagambane bakoze. Urabyiruka ukuntu byatangijwe nande? Byatangijwe na Edom, Ishmael ajyaho, Amon, Moab, Bamalek, bose bazaho bahurira ku bwoko bw'Imana nyine. Kakagambane nakakubwiye muri video y'ubushize. Urumva nta hantu bihurira n'uyu munsi uko bavuga ngo Ahmadinejad ngaravuga ngo tuzabahanagura ku ikarita y'isi. Zaburi 83 itanga ibihugu birenga 7 byaje hamwe kugira ngo bigire akagambane ko gusenya ubwoko bw'Imana. Urumva ko ikindi kinyoma bafata ibintu bidahuye bagashaka kubihuza. Niho tubona ko koko bano bantu ntago ari ubwoko bw'Imana. Kera kubona ko atari ubwoko bw'Imana twabireberaga ku ruhu, ariko ibyo bavuga bihita bitwereka ko atari ubwoko bw'Imana, kuko ntago nyine amateka nyayo yuko yagenze ahura n'ibyo bavuga. Urabyumva? I want you to talk about the Armageddon scenario as you understand it, at least at this point. Okay, well,
I tend to see the Ezekiel 38 event occurring prior to the 70th week of Daniel, okay? And be that as it may, the 70th is a 7-year period triggered in the middle with the abomination of desolation, the desecration of the temple. This world leader has come to power by then, enforces a covenant that he violates in the middle of the 7-year period. akomeza agira ati ariko nyine ngo kuko Imana kuzigaragaza ngo noneho ngo nyuma ngo ibyo byose bikikije Isiraheli ngo bishaka kwitwika ngo Isiraheli byanze bikunze ngo izabitsinda. Ese uko niko bizagenda? Ubu buhanuzi buteye amatsiko tunyotewe no kumenya ukuri kw'ibintu ukuntu bizagenda nkuko turakomeza tubona. Komeza wumve wihangane ibintu nzi ko nta ushobora gupfa kubyumva. Reba ibi byo wumva hirya no hino, reba naho bihure n'uku kuri wabivana yandi ni ibintu duhuza nyine kugira ngo tukwereke ukuri kw'ibintu ko kuteye hato uve mu binyuma uze mu kuri. The Lord Jesus Christ himself labels the last 3.5 years as the Great Tribulation, quoting from Daniel 12. That climaxes into the Battle of Armageddon, which is interrupted by the second coming of Christ. But I don't see the Ezekiel 38 event there for a number of reasons, not the least of which is the 7-month cleanup and some things just don't fit. That's Okay. really a divergent view from so Yes, much well, of what I've read. Well, where two people. But that's okay. Well, That's why I want you in the program. where two people agree, one is redundant, right? Abaje rero ngo nahuze Ezekiel 38 na Armageddon, aramubwira ati ya myaka 7, imyaka 3 n'igice ya nyuma nibwo ya makuba azaba, no ya makuba y'umurengera n'aba azahagarikwa na Kristo ubwo azaza. Noneho umuntu ni bari umunyamakuru aramubaza ati ariko ndumva tudahuza nibyo nasomye. Undi naramusubiza ati abantu babiri iyo bahurize ku bintu umwe nta mumaro bafite baraseka nyine. Niyo mpamvu ngubwirane ibintu byabo uko biteguye byanze bikunze bafite antikristo ugomba kuzaza, bazazana nyine muri ubuhanuzi bwabo bwa Satani, ariko noneho uruhande rw'ubuhanuzi bw'Imana nabwo ugiye kuzigaragaza. Tuzareba izava muri iyi ntambara ukwiriye nizabyifatamo, noneho nuko ubwoko bw'Imana buzamenyekana. Ngewe nemeza ko zizahindura imirishyo cyangwa ibintu bizafata indi ntera n'isura ikomeye cyane ubwo ubwoko bw'Imana buzaba bumaze kumenyekana ku isi yose, bavuga ati noneho mutureke dusohoke muri Amerika. Amerika iriya buriya bwoko bw'Imana bafite bwa Yuda niba utangira kuvuga ati turasohotse, nibwo noneho umukino uzaba utangiye, nibwo ubuhanuzi bw'Imana buzaba utangiye, noneho nibwo Bibiliya izatangira kugira ubusobanuro bufatika umujyo noneho buhanuzi nyabwo bw'Imana. Nibwo tuzatangira kuvuga tuti urabona dore urabona ko bazaba bafite rw'uruhande rwabo rwa antikristo, natwe dufite uruhande rw'ubwoko bw'Imana buri kuzamuka. Bakomeza mubaza rero ati tubwire kuri ya ntambara ya Armageddon. Akamubwira ati hariya myaka 7 wibuke ko wa mutegetsi w'umwaga azaba yaraje ku buyobozi bakore amasezerano, ayo masezerano azicwa bigezemo hagati. Tujye n'urusengero za ruhari, uwo mwami w'umwaga azaba yarimitse, amasezerano azaseswa ku myaka 3 n'igice. Nkuko nakubwiye ubu ni kuri rwa ruhande rwabwo buhanuzi bwa Satani, nyine bya bindi byabo nyine ibyo bagenderaho n'ibyo ngibi. Twebwe tugendera ku bundi buhanuzi ko ubwoko bw'Imana buzigaragaza nimara kwigaragaza, bo bazaba bafite bya bintu bigenda bibangikanye n'ubuhanuzi bw'Imana, ariko ko hari ubuhanuzi bwa Satani n'ubuhanuzi bw'Imana bigendana, byose biragendana. Ariko noneho uruhande rw'Imana urabona ko ntago rwari rwigaragaza ngo rutangire kwigaragaza, ko Imana iramanza ikabareka bakazabanza bakazamuka, noneho akaba bwizazamura ubwoko nyabwo. Niryo banga utumva ahandi hantu na hamwe. Just in 1 minute, very simply, talk about some of the clear signs that you see that we are, in fact, in the last days preceding the return of Christ. Oh, boy. Well, you always start, if you're looking at timelines, if you want to find out where you are on God's calendar, you look at Israel. You look at Israel. And the fact that they are two things. First of all, they're alone. The world's against them. Even America, for the first time in its history, has backed away
from endorsing the right to exist. Our current administration has taken a step that is, our support of Israel through the years has been spotty. arongera amubaza rero ati fata nk'umunota umwe uduhe ibimenyetso bigaragara ko turi mu bihe bya nyuma. Ndina aramusubiza ati shaka misina ushaka kumenya ibihe bya nyuma turimo ureba ku Israel ngiri yonyine. Ariko mwibutsa ko iyi video ni ya kera imaze imyaka 10-13 babivugaga ngo iyo ushaka kumenya ibimenyetso bya nyuma ureba kuri Israel. Cyo cyavuga wenda imyaka 13 ngo ubutegetsi bwa Amerika ntabwo bwari bwiteye kuri Israel ngo yari utereranye ngari ko ushaka kumenya ibimenyetso bya nyuma ureba Israel ko Israel ngari nyakamwe ari yonyine. We betrayed them. We've been clumsy. It's a pretty dismal story when you really look behind the scenes. But at least officially, we were behind them. For the first time, we're even officially cutting loose. And that terrifies me. I said earlier, there's two questions that we always get. One is, where's the United States of Providence? The other question we always get is, why hasn't God judged America? Billy Graham quipped so colorfully several decades ago, if God doesn't judge America, he'll have to apologize to Sodom and Gomorrah. Thomas Jefferson said the same thing in 1781. He said, I tremble for my country when I recall that God is just and that his justice will not sleep forever. Arangiza avuga ati rero twagambana Israel twarayitereranye urebye uko ubuyobozi buriho ubu ngubu icyo gihe bwari bufite gahunda yo kudafasha Israel. Ngo Billy Graham nawe umwigisha w'ijambo ry'Imana ukomeye cyane muri Amerika ngo yagize kuvuga ati ngo kuki Imana idacira urubanza Amerika. Ngo kuba idacira urubanza Amerika ngo birababaza cyane Sodoma na Gomora ko Amerika nayo yagombye gucirwa urubanza. Nabandi nabo baravuga bati Imana izakomeza kudaca urubanza kuri Amerika kugeza ryari, kubera ko ngo Amerika yahemukiye kanagambanira Israel ngo yaretse. Ariko tuzi ko neza urwo rubanza bavuga ruri kuri Amerika, ubanza bataruzi. Amerika ifite urubanza n'Imana ku buryo buri muntu wese biranditse no mu gitabo cy'ibyahishuwe, buri muntu wese azavuga ati ya Babuloni twari tuzi niko kwiraguye. Amerika nongeye mbigusubiremo ifite urubanza rukomeye rutari rwarigeze rubaho imbere y'Imana. Urwo ni rwo rubanza rero bari kuvuga ntibazi ibyaribyo ruraje byihuse. From prophecy to redemption, we are now, Baruch Hashem, living certainly the greatest time in history. What's happening with Israel, the moment it's happening, the sequence of events, it's mind-boggling to see this. I mean, the human mind can't comprehend what extraordinary miracles are happening right now. Dukomerejeho twari tugeze rero uyu nawe akagira ati kuva ku buhanuzi kugera ku gucungurwa ibiri kuba mu gihugu cya Israel ubu ngubu intambara na Irani ni ibitangaza bikomeye cyane bikorwa n'Imana ku buryo ubwonko bwa muntu butabyisobanurira. It is imperative for us to open our eyes and to not take as a matter of fact what's happening, but to notice with our eyes wide open the messages that God Almighty is sending us. The war with Iran. I want to tell you, I had vibes of 1991, 1992. Ibi bintu birakwiriye ko dufungura amaso yacu tukareba ibintu Imana iri gukora iyi ntambara na Iran. Bituma numva ndi mu mwuka nko mu 1991 mu 1992. Hano reka nkongere nkubwire nti uribuka nawe murabaye wa mbere nashyizeho nawe
aravuga mu 1991 n'uyu 1991. Urumva ko ibintu byabo baba bari kuri code imwe. Ni bya bindi nababwiye ko ubwoko bw'Imana abantu abirabura tugomba kuza kuri code imwe. Urumva ko bafite ikintu baziranyeho cyo muri 1991 cyasiguraga uko bazakora intambara na Iran. Urumva ibintu by'intambara ya Iran batangiye kubitegura mu 1991. Umva abantu rero uko bategura ibintu, babitegura imyaka 90 niba atari n'ijana ahubwo. When the war with Iraq started and they were sending missiles and the Jewish people thought it was going to be the extermination, God forbid, of Am Yisrael, the extermination of the land of Israel. They were wearing gas masks. There were rabbis saying that the Jewish people, God forbid, brought this upon themselves. And this was the great war that would precede Mashiach of Gog and Magog. And all the evildoers would be punished. You know, at that moment, the Rebbe is the only one which had clarity, a voice of stability, a voice of calm, a voice of focus in a time that people were confused. Mu 1991 iriya ntambara ya Iraq itangira, ngo bari bazi ko iriya ntambara izagenda igakura Isiraheli ikayivanaho. Ariko Imana yakinze ubwoko, Imana ntikabyemere. Ngababivugaga bose bameze nk'abacanganyikiwe. Ngo abantu baravugaga ngo ndigende muri Isiraheli ko ngo nibo bayikururiye. Abantu bose ngo bari bafite gucanganyikirwa kwinshi, ariko ngo byagaragaye ko bitabaye uko abantu babivugaga babyifuzaga. It says in the Midrash that there was a fight between the stone and the metal of the helmet and the stone. The stone said, if you let me go through to accomplish David's mission to kill Goliath, till now we performed the bris, the Brit Milah, at 8 days on the child with a sharpened stone. From now on we'll use metal. And the metal let it go through and boom, Goliath is gone. When you look at the map and you look at little Israel, it's really tiny. And you look at the magnitude of Persia, of Iran, you say, wow. And they freed the skies of Iran. Hano rero arakomeza atanga urugero rwa Dawidi na Goliath, avuga ati ibuye ryabwiye ya ngofero yakingiraga Goliath, nundeka nkagenda nkarangiza gahunda y'umwami Dawidi ndambisoje. Akavuga ati iyo urebye ka Isiraheli ukuntu ari gato cyane ku ikarita, ukareba na cya Iran uko kingana, uravuga ati wow, ibintu biratangaje cyane. After we started the mission, Benjamin Netanyahu, Hashem should give him long life and a lot of strength to be able to continue this mission. He said, there's a new coalition which is winning this war. And he said these words, this is the coalition of Siyata Dishmaya. Siyata Dishmaya means the help from heaven. And he has admitted it himself. It's all the help of heaven. What we are doing right now is absolutely above nature. It's of another nature altogether. It's more than whatever we expected. They expected destruction of all of Israel during this time. But instead, what we are seeing is open miracles, the hands of Hashem, everybody's talking about. Arakomeza avuga ngo rero ngo Benjamin Netanyahu ngo yababwiye ngo ibiri ku ubu ngubu ni ukuboko kw'ijuru kw'Imana kuri kuba, kuko ngo ubu ngubu ngo Isiraheli ngo yagombye kuba yarakuwe ku ikarita y'isi. Ngo ibiri kuba ibiri ko ngo bitangaza cyane, ngo abantu bari barabaze ko muri imyaka ngo Isiraheli izaba itakiri ku ikarita y'isi. Ariko nkuko akomeza yishongora avuga ngo ka Isiraheli gato ngo gakubita cya Iran kinini gutya, biriya byose barashaka gufata ku ngufu ubwoko bw'Imana ngo bigire ubwoko bw'Imana. Ariko tuzi neza ko uyu mukino nta nubwo uratangira, ahubwo ukuri kwabyo
kuzajya hanze benshi batangira bavuga ati ibi bintu bigenze gute ko tutabyumva. Talking about it. So here we have a mix of everything. On one hand, it's Purim, Persia, Haman, Ahmadinejad, and Khomeini, all these guys, they all have these letters inside their name. They all have the letters of Haman. And you have Pharaoh, you have all the oppressors of Israel, you have Bil'am with his prophecies, and you have Goliath. All of these elements, it's like all the enemies in one, because it's the head, the axis of all evil. So what happens when you take the source of evil and you destroy it, then all the tentacles of the octopus are dead. And that's what's happening. Imagine the world. It says when Mashiach comes, there's going to be peace in the world. Now we could never imagine such a thing. Hano arakomeza agira ati ngababisha bose abanzi abagome bagambanyi bagambanira Isiraheli arabagereranya na Hamani umwe washatse kumanika ubwoko bw'Imana ku gihe cya Persia nyine urabyibuka neza ngo bose inyuguti zabo yaba ari Ahmadinejad yaba ari Khomeini bose ngo bafitemo inyuguti za Hamani byarangiye ari ubambwe n'abahungu b'icumi ngo bose rero ukongera abafarawo ukongera abagome bose batekereza nabi Isiraheli. Ngiyo ufashe isoko y'ikibi ukayikamura ukayikanyanga ukayivuna ukayica amashami yacyo yose y'icyo kibi cyose arahunguka. Muri byo rero Isiraheli gukora kandi no bakavuga ko ngo Irani ariyo soko ya byose, ariko icyo bayiziza n'iki nuko tuzi ko yafashe ubwoko bw'Imana gusubira iwabo. Gatoya nko nabikubwiye bari kwigamba bari kwishima ko intsinzi bayigezeho, ariko nkuko nakubwiye umukino nturatangira. Reka tutegeze twumve ukomeze wumve aho ibintu bigana, noneho turebe uko ahubwo ibizakurikira bizagenda. How should I say it? Our highness is hidden. We're despised by all nations, and we are like this. But the moment that suddenly the royalty of the Jewish people comes out, it's just like that lion that's crouching and ready to attack, and boom, suddenly you have a lion, and everybody stands in awe. This is the moment that's happening right now. The Jewish people, we have that lion inside of us. This is a time where, if you ask me, I think that every Jew walking on planet Earth should stand upright. Hano rero aragize ati abayahudi twese tumeze nk'intare, dufite intare muri twebwe. Iyo ibintu bisa nka byarangiye ya ntare irahaguruka. Niyo mpamvu ngo umuyahudi uri wese ku isi ngagomba guhaguruka akagira nyine ubutware bwe, kuko ngo tumeze nk'intare, nk'intare iturimo imbere. Ariko intare bavuga atakubwira ni intare ya Yuda, bari abirabura bari muri Amerika, ubwoko bw'Imana n'ubundi bwoko 10 bwabari muri Afrika. Reka dukomeze twumve. Nakubwiye ko mpuzanira abantu kumviza impande zose, noneho ngewe nkaguriza ukuri ukumva ukuntu ibintu bizagenda. Nzajya tuvuga ukuntu bizagenda bikura kugeza koko noneho ukuri kugaragaye niho turi kugana. With tremendous pride, we're not only saving ourselves, we're saving all the nations of the world from imminent destruction. If this is what they can do to send these types of missiles and drones to bring down a building and bring down a hospital, which Baruch Hashem, God protects us, right? The day before, the Soroka Hospital in Beersheba that wing was taken down. They took away the patients. They took them out. Miracle after miracle. Ibi bintu ngo ntabwo turi kubyikorera ubwacu twenyine nka Isiraheli, turabikora isi yose ko ngo bashaka kurimbura isi yose. Ngariko ibi ni bitangaza Imana iri gukora, kuko iyo bashatse gukora batabigezeho. Ibi ni bitangaza. Another thing that this reminds me of is the fight between Yaakov and Esav. When Yaakov and Esav fight, the angel of Esav fights against Yaakov.
at the end, he wins the fight after touching him in his thigh, and he calls him Israel. What is Israel? Israel is Li Rosh. It's the words Li Rosh, I am a head, you're a head for me. So suddenly the identity of the lion, Yehuda, which we, by the way, I forgot to mention, Yehuda, which is the lion, this is where the word Yehudi, Jew, comes from. So this mission being called the lion, it's really the awakening of the Jew. The awakening of the Jew to become Israel, Lirosh, to become a head for everyone. hano reka nsekeho gatoya. Aravuze ati ngo bimwibutsa kwa gukirana kwa Yakobo n'Imana, Yakobo agakora ngo kwitako, noneho ngo Imana ngo igahita imwita Isiraheli. Ngo Isiraheli ni iki? Isiraheli ni Rosh. Rosh mu Giheburayo ni umutwe. Ngiro umutwe rero nka Isiraheli ngo ufite ububasha bukomeye, ngo kuko iyo ufite ubwo bubasha ntushobora kuneshwa na gato. Ibi bitangaza rero biri gukorwa bamaze nka ya ntare, kandi intare niwe Yahuda. Niwe Yahuda ariho Isiraheli iva kuri Yuda, Abayahudi byavuye kuri iyo ntare ya Yuda. Hano rero impamvu ntagiye nseka no kubera iki? Nuko natwe tuvuga ko turi intare za Yuda, kandi koko ubwoko bwa Yuda niyo ntare, niho Kristo yavuye, ni ubwoko yavuyemo. Kandi wibuke kera ngize kubwira ngo nahuye n'umwe muri aba ngaba umeze nk'uyu nguyu neza, nazo turaganira, ndamubaza se ko Kristo yabakunze, mufite Imana, mufite Kristo, mufite ba Dawidi bose. Arambwira no, reka Kristo ntacyo dupfana, Dawidi ntacyo dupfana, nuko gusa badukunze. Naratangaye kuba bimbwiye byemeje, atari uko ntari mbizi, kuko nari mbizi nayibaje kugira ngo bikonfaminge byemeze, numve ko ari byo ko batemera Kristo. Naramubwiye nti mufite Kristo, mufite Imana. Arambaza ninde yabikubwiye? Narabisomye muri Bibiliya. Ngo no, Kristo ntacyo dupfana, gusa nuko yadukunze. Umuntu nk'uyu nguyu tuvugana amaso ku maso, ataravuga ngo turavugana kuri telefone cyangwa he. Naramwaje aho ni Igiheburayo, ndamubwira ati mufite na Dawidi. Dawidi ninde yabikubwiye? Nawe ntacyo dupfana. None uyu munsi baragaruka bakavuga bati nibo ntare ya Yuda. Urumva ko nta hantu bihurira, ariko Imana nk'uko nakubwiye kare igiye kubareka bamanza bazamuke, noneho nibwo izakoresha ukuboko kwayo gukomeye igakubita hasi, noneho ubwoko nyabwoko bw'Imana bukagaragara, isi yose igatangara. Yeremiya 16:19 ni koko twarazwe ibinyoma gusa n'abakurambere bacu, byose ni by'ubusa. And when Israel acts with divine purpose, not ego, the world sees it. They see the soul, right? The world sees the size of Israel. We see the soul, right? And because we see the soul, we have a mission, and we're going to follow that mission. We're going to follow the mission of the soul, not, we see evil, we need to destroy it. We see good, we're here to give it its strength. When Iran roars with rage, we see Israel lead with clarity. The Rebbe said the world is ready for redemption. And as this lion, the Lion of Judah, is rising, with it, our destiny is rising, the destiny of Mashiach. Abantu benshi ngo bareba ubunini, ngo bakareba ka Isiraheli, bakareba na Irani, ariko twebwe ngo tureba umwuka, soul kurimo, umwuka wakurimo. Ngo twebwe rero dufite mission, kandi iyo mission tugomba kwirangiza byanze bikunze, tukavana ikibi. Ngabibwira rero ko uko Irani ingana nuko ka Isiraheli kangana, ko ntabwo turibo, twebwe tureba umwuka kandi utuyemo niwo tuyobora. Niyo ya ntare rero twakubwiraga, intare izatuma gucungurwa kuza ubwo Mashiach wabo bavuga azaza. Kandi wibuke ko Mashiach bavuga ntago ari Kristo aba mu nsengero abantu birirwa baririmba. Ibi bintu ndagira ngo bisobanukeho. Uwo Mashiach bavuga mu mwanya wabumvise bamuvuga, bakomeza kumuvuga bamusubiramo. Niba ari uzaba anti Kristo,
w'isi yose niba uzaba ari we mashiya wabo, noneho nyuma hakazazana antikristo wabo. Ibi bintu nabyo ntabwo birasobanuka neza, ko ibintu ni uruvangitirane. Hari kristo abo mu nsengero birirwa baririmba iteka n'iteka n'iteka, hari mashiya w'aba ngaba, hari antikristo uzaza w'urusengero yaba urw'abagatolika, hari ba amdi b'abayisilamu. Urumva bose bategereje ngo uwo nguwo uzaza kubacungura. Ariko abirabura abayuda bari muri Amerika n'ubwoko 10 bwa buri muri Afurika, umucunguzi wabo niwe nyawe, niwe ugiye kuza. None ibyo byose bikajya hasi bigakubiturirwa hayo inzega ibinyoma, kuko bizavaho bikarimbuka bigashira burundu. Niho biri kugana. Urumva niyo natagezaga mu kanya, mbitegereje mu kanya kuriya gufatirana Irani bagahita bayataka vuba kuti no kugira ngo babone ngo ni Imana ngari kubikora, ngo nuko ko Imana kuri kubafasha. Ngaho mbwira nawe ukoko kw'Imana ubona muri biriya bintu Israel yataka Irani kuri he? Andika mumbwire nimba kukubona harimo ukoko kw'Imana. Nta kurimo. So I found it interesting that what is the roar of a lion? The roar of a lion awakens anyone and everyone, puts everyone in a state of trepidation. So our sages teach us something very interesting in Shulchan Aruch. Aryeh yish'ag mi lo yira. If a lion is going to roar, who is going to not fear? Everybody will fear. The word Aryeh spells out the following letters. Aleph, Elul, the month of Elul, which is before Rosh Hashanah, the preparation to the high holy days. Resh, Aryeh, Aleph, Resh, Rosh Hashanah. Yud is what? Yom Kippurim, the day of Yom Kippur. Right? Hey, Hoshana Rabbah, the last day of Sukkot, which is the final judgment. As the line is coming out, and the glory of Am Yisrael is being lifted, this is the time to stand up, at the same time to be in a state of tremendous joy. Nga kamaro k'intare nakahe? Aryeh, mu giheburayo Aryeh. Akamaro k'intare nakahe? Akamaro k'intare no kubyura buri wese. Kuko ngo iyi intare itontomye, ninde utagira ubwoba? Ninde utagira ubwoba? Urumva ko bari kwita ngo ni intare ya Yuda ngira tontomye nyine, ngo za Irani ngo zigomba kutinya zikagira ubwoba, ariko iyi intare bavuga ni ibyo rumugara. So tubarirwa. Ibi bintu by'ubuhanuzi bigeze ahantu haryoshye ku buryo kubutazi buno buhanuzi no kujya kwa zigahera. Hano rero arakomeza avuga uko intare yandikwa mu giheburayo Aryeh, Aleph, Resh, Yod na Hey. Ubundi Aleph ni ivuga isobanura imbaraga z'Imana, imbaraga z'Uwiteka. Aleph, Aryeh, noneho na Yod, akajya no kuri Hey, Rosh Hashanah, akavugamo n'umunsi w'urubanza. Nuvuga ngo uko Imana gukomeye Aleph kugiye guca urubanza muri nosi, noneho ngo basigare baganje bategeka. Niko babyumva, niko bitekereza ko ngisi yose nyine ngiye kuzatigira amahoro, ari uko ngo bafite mu butware. Ariko ntabwo ariko bimeze, kuko ubwoko bw'Imana Yuda uri muri Amerika n'ubwoko 10 muri Afurika bari kuzamuka, bagiye gukora gahunda zabo zihuse, bazi ko bari gutangwa n'ibihe, ariko bazasanga Imana iri mu bihe, kuko ari mu mugenga w'ibihe, noneho ibatamaze isi yose ibabone. Usome ibyahishuwe 2:9, wongere usome ibyahishuwe 3:9, wumve icyo Imana izabakorera ibagaragaza, kuko ari amasiga ya Satani, nkuko Imana ibivuga ubwayo atari amagambo yanjye. Ibyahishuwe 2:9, ibyahishuwe 3:9. The world is often distracted by loud voices, dramatic headlines, and quick reactions, but real power moves silently.
while others were making noise on the global stage, Iran chose a different path, one of patience, subtlety, and long-term vision. Many mistook this stillness for stagnation, for submission, but silence is not always surrender. In fact, in the language of strategy, silence can be the most deafening declaration. For years, Iran has endured pressure, economic sanctions, political isolation, cyber sabotage. Any other nation might have broken under that weight. But Iran adapted. Quietly. Internally. Instead of responding with chaos, it refined its endurance. Instead of playing a game of tit for tat, it played a longer game. A more disciplined, more ancient game. One where every move is calculated, where time is not a threat, but a weapon. urabona rero ko ni ugufata impande zose. Uyu nawe aragira ati mu gihe hakomeje kuvuga urusaku rukomeje cyane, Iran yo yahisemo inzira ya bucece. Inzira ya bucece rero ivuga ngo guceceka ntago bivuga gutsindwa. Ibintu rero Iran akaba yarabyihanganiye, ibihano byinshi bayifatiye, iremera ibibamo, irihangana, ariko ikomeza icecetse. Rekuze wumve imbaraga zo guceceka. Irani umugambi yafashe wo kwihangana no guceceka bitavuze ko yatsinzwe. Izi akaba ari imbaraga zikomeye, ahubwo nibanga Irani yahisemo yo kuryumaho ikaguma yihangana iri bucece. These connections may not have made headlines, but they made impact. Influence in today's world no longer demands visibility, it demands depth and precision. These alliances are not just governmental. Iran has reached into the ideological and military spheres, forming ties with proxy forces, resistance groups, and unconventional partners across the Middle East and beyond. These aren't just alliances. They are extensions of a worldview, a shared vision among groups and states that no longer want to bow to external pressures. What unites them is not culture, language, or even religion. It is purpose. Iran has shown that influence does not require dominance. Sometimes it only requires presence. And through its silent partnerships, Iran has created a presence that stretches across regions, from ports to pipelines, from digital infrastructure to covert networks. Their reach is far more sophisticated than most are willing to admit. Arakomeza agira ati rero Irani yaciye umuvuno ukomeye cyane kuko yakanguye ibihugu byinshi. Ibyo bihugu byose Irani yakanguye icyo bihuriyeho ni umwanzi wabo matsi bihugu ushaka kwifatira ku hakano. Ibintu rero Irani yakoze biruta yaba politiki, yaba amadini, yaba icyo cyose watekereza, kuko ingufu nyangufu ngubu ntabwo zikigaragaza cyane ngo zijye kumugaragara, ahubwo zigenda bucece. Imyumvire, guhindura imyumvire y'abantu, noneho bigafata akarere, bikava akarere bikarenga n'imbibi bikagera hirya no kure. Icyo kintu Irani yaragishoboye. Kuba rero yarabikize mu bantu, iyo myumvire Irani ikayihuriraho n'ibindi bihugu byose bihuriye ku gutaka matsi bihugu ubafatira ibihano uko bwije nuko bukeye, ibintu Irani yashoboye ntawe uzabihagarika. And that is why the world will be shocked when these alliances activate fully. Because they were never meant to be seen in the beginning. They were meant to grow in the dark, undisturbed, unnoticed, until the day they could no longer be ignored. That day is arriving, not through war, but through alignment. Not through confrontation, but through coordination. What was once dismissed as fragmented resistance will now appear as synchronized strategy. The most powerful movements in history began quietly. Iran's alliances are no exception. What others treated as a nation backed into a corner has, in truth, become a nation standing at the center of a new web, stronger, wider, and more connected than before. And while the world was distracted by noise,
Iran was building something that would change the balance of global power, not by force alone, but by relationships rooted in silence and sealed in strategy. Arakomeza agira ati rero ikizava muri ibi bintu isi yose izatangara ibonye ukuntu ibintu Iran yakoze bizavamo umusaruro uzatangaza isi yose. Kubera iki? Kubera ko ibihugu byose birashaka binyoteye kwiga uburyo Iran yitwaye muri ibi bintu. Byanze bikunze hano aravuga ati igihugu cyafatwa nk'ikitaruwe cyashyizwe mu nguni bwacyo ibyo cyakoze none n'ibindi bihugu byose nimara kubyuka bigakanguka bishaka kwigira kuri Iran byose bikaza hamwe bigahuzwa n'iyo myumvire yo kwipakurura impatsi bihugu bizaba nk'umwambi utwitse ibyatsi byumye ntawe uzabihagarika. That resilience is now something other countries want to learn from and align with. This is how Iran turned influence into a system. It's not limited to politics or military. It's spiritual, it's economic, it's educational, it's informational. That system now functions like a growing network, one that doesn't need visibility to be effective. And this network is beginning to move in unison, sending ripples across regions that were once tightly controlled by Western ideologies and interventions. It's important to understand, when influence becomes systemic, it becomes impossible to dismantle. You can negotiate with a leader, but you cannot negotiate with a mindset that has spread across generations and continents. Ibintu navuze hano birakomeye. Iyo network imaze kubakwa, iyo influence mbese abantu bose bagukurikiye, ibihugu byose bikureberaho, iyo mindset, iyo myumvire kugira ngo uyihagarike ntibishoboka. Ushobora kudiringa cyangwa ukabwira umuyobozi runaka ukaba wampaza ruswa, wakora ibyo ushatse kugira ngo umwigarurire, ariko imyumvire y'abantu yamaze kugera mu bantu ntushobora kuyihagarika, ntibishoboka. Iran rero iyo network yabashije gukora yaba muri ibyo bihugu byose byinubira amatsi ibihugu biri kusabakana mu bantu benshi ku isi mu bihugu byinshi hirya no hino, nibimara rero kujya hamwe bagakora ubwo bubyutse bwabo, ntawe uzamenya uko bigenze, ntawe uzabasha kubihagarika. For decades, Iran has been portrayed as a nation on the brink, held together by resistance but constantly under pressure. But in recent years, something has shifted. Iran has realized that true power lies not in reacting to narratives, but in rewriting them. And this begins not just in the halls of diplomacy or secret meetings, but in the stories nations tell themselves and the messages they project to the world. Iran's pivot is a psychological awakening, an understanding that strength, above all, is a mindset. Hano arakomeza avuga ati hari ikintu Iran yabashije kumva ko utagomba gukangwa n'amagambo avugwa hirya no hino, ahubwo ugomba kwandika ayo magambo. Ibyo bavuga noneho ibyo ukora bikandika amateka ya nyayo, kuko burya ibanga rikomeye cyane ni imyumvire. Icyo kintu rero Iran ikaba yarabashije kukigeraho. Other nations watching from the sidelines, those who feel dominated by Western narratives, see in Iran a model of psychological resilience, the courage to define one's own path, the wisdom to wait when necessary, and the discipline to choose long-term strategy over short-term noise. And this is where the greatest transformation happens, not just on maps or balance sheets, but in minds across continent. Minds that begin to believe that autonomy is not only possible, but inevitable. Hano aragira ati ibihugu byinshi bikandamijwe ntamatsi ibihugu za Amerika, Burayi bibona Iran nk'icyitegererezo cyo kuba nyamwigendaho, cyo kwihaza.
kandi byongeye aravuga ati ibi bintu kuba Irani bigezeho n'ibindi bihugu nabyo bizakomeza bimyoterwe paka bireba ukuntu byipakurura zamatse ibihugu. Ese icyo wakwibaza, ibi bintu birashoboka cyangwa ntibishoboka? Ntabwo ugomba kwibaza niba bidashoboka, ahubwo ugomba kwibaza uti iyi myumvire nzayigeraho gute? Icyo kibazo ugomba kwibaza, kuko byanze bikunze birashoboka. The quiet power of this psychological shift is that it doesn't make headlines, it moves slowly, like roots beneath the soil, strengthening the tree until one day the storm comes and it does not fall. That is the power Iran is cultivating, not through aggression, not through submission, but through the steady assertion of self-respect, alliance, and clarity of vision. And that kind of power, once ignited, cannot be reversed. It becomes a force that shapes history silently but permanently. Arangiza agira ati rero wikomeza wibaza niba bishoboka, ahubwo nta gitangira, byanze bikunze bigomba kuba. Irani rero izi mbaraga ifashe iri kugira bucece zimeze nk'ibiteye mu butaka. Ibiteye mu butaka ntabwo bizamera, byanze bikunze bigeraho bikamera. Ariko icyo nakubwira, imbaraga nk'izi iyo zizamutse ntushobora kuzisubiza inyuma, nta gitangira. Byanze bikunze zigomba kugaragara, kandi nanjye nko mbwira ibi bintu urebye ukuntu Irani byitwaramo ikabaho gutyo, bakayikoreraho ibi byose, ibihano, ibintu byinshi cyane, bigaragara ko byanze bikunze Irani igiye kuzabera akabarore isi yose, maze abantu batangare. Dukomeze rero, nkuko mubibona iyi video yabaye ndende, ariko ntabwo nashatse kwishyira muri video 3. Nashatse ko ibintu byose bigenda umujyi umwe kugira ngo birusheho gufasha abikurikira kubyumva, bumva ukuri. Niba rero ukiri kumwe natwe kugeza kuri iki gice, ni iby'agaciro. Birangaragariza neza ko unyotewe ukuri, ukunda ukuri, uri gushaka ukuri amanywa nijoro. Komerezaho. Nkongera nkakubwira nti komeza usome Bibiliya yawe, wishakisha ijambo ry'Imana, ushakisha ukuri, kandi ukuri kuzatsinda byanze bikunze. Sinzi rero niba nakongera nkagusuhuza cyangwa se niba nakubwira ngo kandaho like cyangwa ugira ute, ariko icyo nakubwira cyo kuba ugikomeje kureba iyi video ukarabyo nakubwiye, ubu ngubu nibwo bimeze nkaho bigiye gutangira, kuko tugiye kwinjira no mu kuri kwabyo, wumve noneho uko ibintu biteye. Okay, so they probably wonder, okay, who are these guys that's popping up on my feed when I go to YouTube? Okay, they have something on their head. What is that, right? First of all, understand, if you was to put us into a time warp back during the time of ancient times, right, we would be considered the original Christians. Aba rero nkuzane noneho bitwa GOCC, akari abantu nkurikira cyane, akari abantu mbona bajya kugira ibintu byegereye ukuri. Nubwo twese dushakisha ukuri, nta muntu ufite ukuri kuzuye wese. Ndamutse mvuze ngo ufite ukuri kuzuye, naho nkubeshye. Nabo baramutse bavuze ngo ufite ukuri kuzuye, baba bakubeshye, kuko ibi bintu tugenda tubishyira hamwe. Aratangira agira ati rero, hari igihe ujya kuri YouTube ukabona video yabo iraje, ukibaza uti si aba bantu ni bande? Biriya bintu bambaye mu mitwe ni ibiki? Arakubwira ngo ngucire muri make, abakristo ba mbere ba kera, bo hambere ba kera, bari bameze nkatwe, bambaraga nkatwe. Right? Pre-Constantine Christians, if you were to put us back then. Okay? Before Babylon, we are what Christians look like. We're the founders through Christ and through genealogy of what you may think Christianity is. Okay? That's number one. The black people in Jerusalem were Israelites.
from the bloodline of Abraham, Isaac, and or Jacob. We're the saints. mbere y'ubutegetsi bwa Constantine n'Ababuloni, abakristo b'umwimerere ba nyabo bakoma kuri Kristo bari twebwe babirabura, niko bari bameze, niko basaga. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, tugendeye ku bisekuruza, ku maraso, ibisekuruza bya Abraham, Isaka na Yakobo, nitwe bakristo bavuye kuri Kristo b'umwimerere, niko twari tumeze mbere y'Ababuloni, mbere ya za Constantine, niko abakristo nyabo bavuye kuri Kristo basaga, nitwe barabirabura. Okay? If you put us in a time warp back then, guess what? This, what you're seeing, wouldn't be foreign at all. Okay? A matter of fact, you would look to these people like us for the true direction according to God. Okay? We're Israelites through nation. That's our nationality. We're not black. Okay? Okay, we're not black. That's not a nationality. Okay? That's somebody pointing out what group, according to who you belong to. God never named people according to what hue they're from, whether it be black or white. The Most High doesn't name people according to that. We got to get out of that. If you think you're black and that's all you know, you are in darkness. You have to understand, how did God identify your forefathers and what prophecies are related to that? Ntabwo turabirabura nk'uko benshi bakunze kutwita. Twebwe turi Isiraheli ya nyayo. Turabanya Isiraheli bivuye ku Mana, Imana nyayo. Ntabwo rero turabirabura. You got that? That's number one. So we would be considered pre-Constantine Christians. Let's go back to Christ's time. The white people today who are Europeans are Edomites. If we were in a time warp back during the time of Christ walking the earth, they would be considered Romans. See? We're the Israelites like Christ was and Paul. You got it? They are the Edomites, Romans. Ntabwo turabirabura nongere mbigusubiremo, nibyo? Imana ntabwo yageze yita abantu abirabura cyangwa abazungu. Ibyo ni ibintu byahimbwe n'abantu, ariko uyu munsi niba wumva uri umwirabura, uri mu mwijima, kuko Imana ntabwo ariko yabiyemye. Okay? So you might be confused. You see, white people under the religion of Judaism, and you might believe or begin to think in your mind, well, they must be the Jews of ancient times during Christ. Nothing could be further from the truth. What religion you are a part of doesn't have anything to do with who you are ethnically according to the Bible. Mbere y'igihe cy'aba Constantine, nitwe twari abayisiraheli. Noneho tugiye ku gihe cya Kristo, Kristo ubwo yari hano ku isi. Abo bazungu mbere ya Constantine bari Edom. Ariko ku gihe cya Kristo bari Abaroma. N'Abaroma, twebwe twari Isiraheli nyayo, nk'uko Kristo yari umwisiraheli na Paul yari umwisiraheli. Abazungu rero bose ubona yaba ubona uyu munsi no ku gihe cya Kristo kuzamuka, bose ni Abaroma. See? So just because someone is Jewish and follow the religion of Judaism, it doesn't equate them with the people of the Bible, the physical people we read about. We're the people. You got it? Now,
So you might ask, how did we get from knowing who we were to where we are totally confused, thinking that the white Romans are the Jews or Israelites? niyo mpamvu ushobora kubona abazungu b'uyu munsi bari muri judaism ugahita uvuga uti nibo bwa bwoko bw'Imana bwa Isiraheli kera. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, kuba uri mu idini ntago bikugira umuntu ubwoko ku maraso cyangwa se ku nkomoko tugendeye ku bwoko bwa muntu. Icyo ni ikinyoma, ntaho bihuriye. Right? Are you following me here? So, what happens here, while we were scattered throughout the earth, the Romans or the Edomites gained full control of the narrative. They would, all their history books, everything would be leaned towards keeping us from ever understanding that we were the people. Right? So they would gain control of our education, gain control of our theology in the churches to teach the lie that we're Gentiles and that they are the chosen people. Bibiliya ni bitubwira neza uko biri tubwira uko twere twari ubwoko bw'Imana wa Isiraheli. Ushobora kuvuga uti uyu munsi bari abazungu b'Abaroma b'Abayahuda, ushobora kuvuga uti nibo bwoko bw'Imana bwo muri Bibiliya. Oya, nitwe bwoko bw'Imana nyabwo, kuko bari abazungu nta hantu bahuriye n'ubwoko bw'Imana nyabwo. Ushobora guhita wibaza uti byagenze gute bari abazungu b'Abaroma aba ari bo abantu bita mu bwoko bw'Imana, noneho natwe babirabura b'ubwoko bw'Imana nyabwo tube turi muri ibi bigeragezo, muri iyi situation? Byagenze gute? Twageze hano gute? That would be a great question. Well, the prophecies of Daniel prophesied a desolation on Jerusalem. Okay? Christ talked about this. Well, when that happened, the prophecy was, once the Romans come against our people in Jerusalem, based on the sins of our forefathers, that Israel, the original people, we are the original people of Israel, would be what? Dispersed throughout the earth and serve other nations until Christ returns. Icyo kibazo kibajije byaba ari byiza cyane, kuko wibuke ubwo twebwe twari twaratataniye mu mpande enye z'isi, Edom yagize ububasha bwose ku bintu byose, yaba kwigisha, ubutegetsi, ahindura ibintu byose. Noneho avuga ko twebwe turi abanyamahanga ahubwo ari we bwoko bw'Imana. Nuko byagenze, ibintu byose barabihinduye. Sinzi niba uri kunkurikira ahangaha, urumva niba twe twaratatanye mu mpande z'isi, bafite ubuyobozi, bafashe igihe cyo kwinjira mu byigwa, ibintu byose barabihindura, noneho bita ubwoko bw'Imana. See? They gained the narrative over our education to keep us asleep. You got it? So now we're looking to them as the authority according to God, not realizing they, are in fact the Edomites who destroyed us in Jerusalem. And these are the same people that had full power and authority over the earth's commerce, bank systems, and all other scenarios that would keep control over the narrative. Okay? Urabizi neza igitabo ubuhanuzi bwa Daniyeli burabivuga neza.
na Kristo ubwe yabisubiyemo ko ubwo tuzabona abaroma baje gusenya Yerusalemu, ubwoko bw'Imana buzatatanywa bugiye mu mpande enye z'isi, kugeza igihe Kristo ubwe wenyine ari uzagaruka kongera kubusubiza mu gihugu cyabo. Twebwe Isiraheli, abirabura Isiraheli, nitwe Isiraheli tumaze gutatanwa rero, nuko bahinduye ibintu, bigisha ibintu, noneho twebwe ahubwo nkuko byari byarahanuwe na Daniyeli na Kristo ko ahubwo tuzaba abagaragu babo kugeza ubwo Kristo wenyine ari uzagaruka kongera kutuvana muri ubu bucakara. If you are black in America or scattered, if you are an indigenous people of the Americas, you're from the lost tribes of Israel, and you're here because God is calling you back. Okay? So akaba ariyo mpamvu iyo tubarebye tubona ko bafite ububasha bukomoka ku Imana yacu, kariwe yabahaye nyine ububasha kugira ngo babe ubwoko bw'Imana. Ariko ntabwo ariko bimeze, kuko abangaba ni babandi nyine b'Abaroma badusenye Yerusalemu muri 70, noneho bagira izo mbaraga, batugiraho ububasha, imbaraga n'ubushobozi bwose. Akaba ariyo mpamvu batuyoboye. Ndibaza ubyumva neza, bayoboye ubutunzi bwose bwo kwisi, amabanke byose nibo bafiteho imbaraga, bakaba rero batuyoboye na magingaya. Twebwe twibwira ngo nibo bwoko bw'Imana bwahanzwe n'Imana, ariko ntabwo ariko bimeze, kuko ni twebwe bwoko bw'Imana nyabwo bugiye kugaragazwa mu bihe biza. Kandi koko Imana uko yavuze niyo yonyine izavana abantu mu mpande enye z'isi. Ibyo nibyo ndi kwiyongereraho kugira ngo nkubwire uko bimeze. Noneho bano bantu uko bimeze bizatangaza abantu. Aba bantu benshi bari bazi ko ari ubwoko bw'Imana. Imana nimara kwerekana ubwoko nyabwo bw'Imana, benshi bazatanga bigenze gute, umwirabura ni ubwoko bw'Imana? Ntibishoboka. Bizahita bitangira gutera Yeremiya 16:19, ariko koko twarazwe ibinyoma n'abakurambere bacu. Dukomeze twumve uko ibi bintu bimeze. just from his wisdom and walk alone. But that doesn't change who Christ came for. And that's what that's who Paul is praying for, knowing that we were about to go into exile and captivity. Paul and them understood that Jerusalem was about to fall, and that we would live in the earth without a home, scattered in the earth, in the wilderness, with no help. So for you who are fairly new, I need y'all to understand why Christ came. Paul understood it. Romans 11:1, let's read it. Uramutse rero uri umwirabura wa muri Amerika, ya muri ibyo birwa byose byegereye Amerika, ngewe nkongeraho nabwa bwoko 10 bwabure muri Afrika, ni weho Isiraheli nyayo ubwoko bw'Imana. Kuba uri hano uyu munsi rero dukurikiye, nuko Imana iri kuguhamagara ngo uve muri ubwo buyobeye ibyo wabeshywe. Imana iguhamagara garuka mu bwoko bwayo bwa Isiraheli. Ibi rero nuko mara nkubwira, nimara kumenyekana abantu bose, bikamenywa n'abantu bose ko abirabura turi bwoko ari twebwe bwoko bw'Imana, nibyo bizatera ya makuba himeruka. Ngira ngo utangiye kubyumva rero. Romans 11:1. Read it. I say then, have God cast away his people? God forbid. Because they teach us in the Christian church that God did away with his people and replaced them with Gentiles. Lies. What? Every time they teach that to us in our community, they're telling you that what? God no longer loves you anymore, and we're the chosen people. Ibi nibyo Paul yabwiraga abantu ntibabyumve, kuko yarabyumvaga. Yarazi neza ko Yerusalemu yari hafi kugwa. Tugiye kuganira n'impamvu Kristo yaje. Twagombaga gutatanywa mu mpande enye z'isi, tukabaho tutagira aho tuba kandi ntawe turengera.
bwarakeye biraba rero nk'uko byahanuwe. Abaroma basenye Yerusalemu muri 70 nyuma y'ivuka rya Kristo. Ibindi ni amateka agoretse. Kuki ari amateka agoretse? Bahise nyine bakoresha ububasha bwabo bw'uko bafite batuyoboye byose barabihindura bigira ubwoko bw'Imana. Ariko narakubwiye nti igihe icyo aricyo cyose kizajya habona. Katuye tubisoma rero mu Baroma 10:1 twumva ukuntu ibintu byagenze. That's what they're teaching as a theology in the Christian church. Every time you hear them say, well, the Israelites are done away with, the law's done away with, and now God has accepted Gentiles, they're diminishing your role according to God. They're telling you, you don't matter, but you should care about what matters to them. See this? I'm going to go to this guy in a second. They're telling you, brothers and sisters, you don't matter, but you should care about what matters to them. Na Baroma 11:1. Ese Imana yaretse ubwoko bwayo? Oya, ntibikabe. Niyo mpamvu biriya bintu bakwigisha mu rusengero babwira ngo Imana noneho ubu ngubu iri mu banyamahanga, ko umuryango wafungurirwe. Kiriya ni ikinyoma. Bakubwira ngo Imana yarakuretse weho umuntu wawe. Ariko hano Baroma 11:1 haratubwira ngo oya, ntibikabe. Iyo bakubwiye ngo Imana yagiye ku banyamahanga, baba bakubwira ngo burya Imana ntikigukunda, ariko Imana iravuga iti oya, ntibikabe. That's what they're teaching as a theology in the Christian church. Every time you hear them say, well, the Israelites are done away with, the law's done away with, and now God has accepted Gentiles, they're diminishing your role according to God. They're telling you, you don't matter, but you should care about what matters to them. See this? I'm going to go to this guy in a second. They're telling you, brothers and sisters, you don't matter, but you should care about what matters to them. Niyo mpamvu iteka muri izo nsengero zose iyo bakubwiye ngo Imana yazanyemo n'abanyamahanga, ko amategeko yagiye nka nyomberi, baba bakubwira ngo nta gaciro ufite, weho nta kintu uvuze, nta cyo uricyo, ahubwo umva ibyo tukubwira ko twebwe dufite agaciro. Ibyo byose ni ibinyoma. Nibyo babigisha mu nsengero aho hirya no hino. Igihe cyose uzumva ngo amategeko yakuweho, ntitugendera ku isezerano rya kera, biriya bintu byose babikwereka ko weho ntacyo uvuze. Kandi ujya muri izo nsengero kubatiza umurindi. Nuvuga ngo uri kubatiza umurindi wo kugira ngo bakurindimure, bakubwira ko weho ntacyo umaze, kahubwo ugomba kwita kuri bo bafite imbaraga, kuko ari bo bwoko bw'Imana, aribo Imana yagize ubwoko bwayo. Weho ibyo uvuga bya kera byavuyeho, ntacyo uvuze kuri bo, ahubwo nibo bafite ububasha. I need y'all to understand the mind job they did on us. You don't matter. They'll tell you, that God of the Old Testament, those people are done away with. I'm still here. What do you mean I'm done away with? I'm an Israelite. Hano ndashaka kumva neza iyo za bwonko bakoreye umuntu cyangwa umwirabura, cyane cyane umwirabura, ko weho ntacyo uvuze. Ntacyo uvuze iyo bavuze ngo amategeko yakuweho. Nicyo bakubwira. None ntacyo mvuze gute kandi ndi hano? Ndacyari hano. Kandi ninjye Isiraheli. Gute wambwira ngo ntacyo mvuze? Well, they'll teach you to defend their position as God's people. See? And ignore the fact that we are suffering the curses according to what was written in the Bible. So we have to ignore our suffering, but be there for everyone else's. We ought to look to Israel, the people who are Romans over there right now,
and stand for their cause because of some bogus Schofield demonic ideology through the Schofield Bible that they were using when the Zionists were paying evangelicals to push a narrative for them to get Israel. Well, birababaje cyane kubona ibi byose babikwigisha kugira nyine bo bagaragare nkaho ari bo Israeli. Umugambi wabo umabara Israeli wewe uwushyigikire ari byo bagushyiramo. Ariko ntibita ku mibabaro yacu yahanuwe mu gutegeka kwa kabiri ko nitutakurikira Imana yacu byari kuzatubaho. Uwakwereka ababisha izi nkozi z'ibibi z'abazionist amafaranga zitanga hirya no hino mu bavuga butumwa kugira ngo bakomeze basunika ibyo bintu, noneho bizabone gufata babone begukane iriya Israeli babe Israeli nyabo. Ubu umugambi bafite muremure, reka nongere ibyanjye hano. Urumva ko bibabaje cyane. Nuvuga burya iyo tujya muri ziriya nsengero tuba tubatiza umugambi n'umurindi wuko ari bo bwoko bw'Imana twebwe ahubwo ntacyo tuvuze ko bagomba gukomera bakagumana ubwo bwoko bw'Imana bakaba ari bo bwoko bw'Imana twebwe tukabanyamukurikira uyo byiye nyamugiyo bigiye. Akaba ari ibintu bibabaje cyane. Ibyo batwigisha nyine ni ukugira ngo bakomeze bashimangira kandi bahagaze ku maguru yombi ko ari bo bwoko bw'Imana. Noneho twebwe iyo tubyemeye by default ni ukuvuga ngo birikora, twebwe nyine duhita tuba babagaragu babo bo bakagaragara nk'aho ubwoko bw'Imana. Ibi bintu sinzi kuri kubyumva, ariko ngerageza wenda nongeye mbikusobanurire neza. Bariya abantu inyigisho zabo batanga bavuga ko ari bo bwoko bw'Imana, nyine baba bashaka ko byumvikana position yabo bafite ko ari bo bwoko bw'Imana, twebwe turi abagaraga abanyamahanga abagaragu n'abaja babo. None iyo tugiye muri ziriya nsengero tubakurikiye turamye biriya bintu, izo nsengero zose nuvuga ziriya nsengero zose ziriho ku isi cyane cyane mu Rwanda, ziriya nsengero zose iyo ziririmba zibivuga biriya bintu bavuga byose nuvuga ngo turabagaragu. Niyo mpamvu mwese ko muri abagaragu. Umuntu wese utazi ko ari ubwoko bw'Imana utarabyumva utarabyemera, nuvuga ngo wemeranwa nabo nyine ibyo bigisha ko ari bo bwoko bw'Imana, mwebwe mugomba gukurikira mukayoboka mukaba abagaragu kugeza isi irangiye. Niba wumva ari gushaka kwitamo rero komeza, ariko ngewe n'abanjye n'abandi benshi turi kumwe nabo bose ureba twarabyanze ko twamenye ukuri. Niyo mpamvu Kristo yabwiye abantu ngo umenye ukuri, numenye ukuri kuzakubatura. Abantu ntibumva ibyo ari byo. Ibi ngibi Kristo nawe yavugaga. Reka dukomeze. So they'll say, "Oh, you're a slave." I'm like, "Well, I'm pretty well off for a slave now." And so I say that to say, like, someone's story of origin matters a lot, and it dictates the way that you are viewed, your story of origin. And whereas the blacks in America did not create their story of origin, nor did they modify their story of origin, they're viewed relatively poorly. And this is a reference point that hateful persons always reach back to. That's a good point. That I don't even think he understands the depths of what he's saying here. Folks, we didn't need the movie Roots to know what we went through according to prophecy for slave ships. Deuteronomy 28 said that God's people would go into ships and serve other nations. We didn't need the movie Roots to know that or to remind us of that. We were still exhibiting the racism from the time we came off the ships to remind us of that curse. Right? Urabona rero ko ibintu bitazoroha ukuringira mutangiye kubona. Uwambere hanga aratangira avuga ati bambwira ngo ndi umucakara ariko ntabwo nkiri umucakara nkuko byari bimeze kera. Niyo mpamvu utazi inkomoko yawe, utazi ukomoka ni ngombwa kuhamenya. Ni ngombwa kuhamenya. Noneho Rwakwa uwo nguwo ni Elda Rwakwa, nuko nanababwiye ureba iburyo bwa ekara ni Elda Rwakwa, ni ukuriye iyo GOCC. Noneho Elda Lawyer nawe akamwungiriza usoma asemura. Aravuga ati iyo ni ingingo nziza. Sinzi ko twebwe twari dukeneye filime yitwa Roots kugira ngo tumenye abo turi bo, twongere twibuka abo turi bo. Twari tubizi na mbere hose tuza ahangaha mu mato nkuko byanditse mu gutegeka kwa 2068
twari tubizi ko iyo mivumo Imana yatubwiye ko nitutayemera ngo tuyikurikize izadukurikirana. Yaradukurikiranye. Ntabwo twari dukeneye filime yitwa Roots kugira ngo twongere twibuke abo turi bo, ko turi ubwoko bw'Imana twari tubizi. Urabona rero ko ibyo ni bike nabashe guhuriza. Mubona video yabaye ndende, ubwo amavideo urumva amavideo yandi afite amasaha 4 2 3 byose hamwe bigeranyije amavideo nashyize hamwe. Nubwo ubona nanjye yabaye ndende, byari bifite amasaha hafi ngereranyije nka 7. Nabashe kubikatakata rero ibyo nibyo ngira ngo wumveho gato, harimo byinshi cyane. Mbese ni byinshi sinzi ko washaka ukuri, kereka nta kindi kintu ukora. Naho ubundi kubangikanya bino bintu n'akazi ntibyoroshye nuko namwe mubibona. Niyo mpamvu video maze iminsi nyine ariyo ndiho. Ubwo nzagaruka mu video asanzwe mu bihe biza mu minsi iza tuganire, kuko abantu bajya impaka, abantu tubwira ukuri bagashaka guchallenginga. Urareba ukavuga ati Imana, aba bantu kuki utabiyereka bo ngo babone uko kuri? Ariko ngiye kugerageza, ngiye guhaguruka, ngiye nkora amavideo mato make magufi, noneho bihoreho tubigishe kuko ubutware buje bushobora kuzasanga benshi mutari ready, mutiteguye. Ntabwo mwiteguye kuko ibintu byose batubwiye byose ni ibinyoma. Byose bafashe Bibiliya barayifashe bayivugisha ibinyoma. Ijambo ry'Imana ririmo ry'ukuri bararifashe barihindura imyumvire kugira nyine bakomeze bashimangire ya gahunda yabo ko ari bo bwoko bw'Imana. Sinzi kumva icyo nshaka kuvuga. Ushobora kureba Bibiliya n'umukara, noneho ngiye kubera imyaka n'imyaka mfite ubutegetsi n'ubushobozi n'ububasha nkakubwira ngo Bibiliya n'umweru ukabyemera. Nibyo bakoze rero. Bakoze iyo zabwonko, bafata ijambo, noneho bararigoreka, bamaze kurigoreka bigira ubwoko bw'Imana, bafata igihugu, bafata ururimi. Urumva ko baradanangiye ahantu hose, kereka Kristo wenyine ubwe niwe uzaza agafunguza urufunguzo rw'ububasha tutabona no ku isi. Naho ubundi abo bantu ijambo rero natubwira ngo iyo minsi itaba migufi nta gihumeka cyari kurokoka. Njya nibaza Imana iramutse batije nk'indi myaka 100. Imana iramutse bahaye nk'indi myaka 100, barangiza muntu. Urebye umuvuduko bariho, ukareba ibyo bakora, ukareba ukuntu bimeze, ni birebire. Barangiza muntu, ariko Imana yaravuze ati no, kubera ibambi ryanjye iyo myaka nzayigira migufi. Nibyo rero turi kugenda twinjiramo. Ubona za Isiraheli ziri gutanguranwa n'icyo gihe, kubera ko bazi ko bafite agahe gato, na agahe gato cyane bafite, ariko ibyo bakora byose Imana izaseuka abantu bose bumirwe. Ariko kambashimiye rero abo twabanye. Ndabizi neza ko video yabaye ndende cyane. Ugende cyane urebe kuri GeoCC, bigukangurire abahungu ugende ubarebe bavuga ukuri kwinshi. Nzi ko kuzakubatura n'ujyaho wandikimo GeoCC, urahita ubona Alderoy na Arwakwa, nabo ujye bakurikira wumve ukuri batanga. Niba wumva Icyongereza ni sawa, utacyumva nzangerageza mbazana rimwe na rimwe mubwire ibyo bari kuvuga, ariko nzi neza ko iyi ni intangiriro. Birango Iran na Israel ngira ntambara, Israel ngo yabyinye intsinzi. Urumva simbyumva, sinzi ukuntu bimeze. Bari muri bwa buhanuzi bwa Satani, ubuhanuzi bw'Imana nta nubwo bwari bwatangira. Ngayo nguko rero nkambashimiye abo twabanye. Imana ikomeze barinde. Shalom, toda raba, tov meyod. Ndabashimiye cyane. Kandaho like, mwiyandikishe, subscribe. Imana ibahe umugisha. Nakagaruka ubundi twongere twinjire mu kuri nyako, kandi ukuri kubohora imbohe.